yitwa Ingabire Umuhoza Victoire, ariko ibindi araza kubibwira. Gusa icyo nzi cyo nuko ari umunyapolitike rwibutso rwa Gisozi. Iryo jambo ndetse bakagira bati niryo ryatumye anafungwa. Ese nibyo koko? Ngeze ku kibuga cy'indege naravuze ngo ndi umwana utashye iwabo kandi nta ukomera umwana utashye iwabo, ntashye mu mahoro nta ngabo nitwaje kuko nje iwacu. Avuga nti nta muri iki gihugu cyacu hamenetse amaraso, ntabwo twifuza ko ari amaraso yongera kumeneka. Iyo ni principe yanjye n'ubu nyigenderaho. Ntabwo ibibazo dufite n'ibibazo bya politiki, ntabwo ari ibibazo by'intambara, ntabwo ibibazo politiki birangizwa n'amasasu. Mpora mvuga nti na FPR igihe yateraga u Rwanda muri mu kwakira 90 baratubwira ngo bazanye demokarasi, ko n'uyu munsi demokarasi ntiraze. Bivuze ko demokarasi ntabwo iza ku munwa wa Karachenikov. Ngeze ku Gisozi naho naravuze nti kugira ngo tugere ku bwiyunge nyakuri nuko ibibazo byose byabaye muri uru Rwanda abantu babivugaho. Noneho hari genocide yakorewe Abatutsi, ariko hari n'ubwicanyi bwakorewe Abahutu. Afite kubivuga mu Gifaransa kuko nabonye mu kubivuga mu Kinyarwanda amagambo nakoresheje icyo gihe niyo yanditse muri Constitution, yanditse mu itegeko nshinga ry'u Rwanda ry'umwaka wa 2003. Baje kuyahindura mu mwaka wa 2008. Ni kuvuga ko nakoresheje amagambo asanzwe, ariko nabonye ko asa n'ayateye confusion. Hari abantu bamwe bajya babeshya ngo njye naragize ndavuga ngo urwibutso rw'Abahutu ruriho. Ibyo bintu n'ukubeshya, ntabwo nigeze mbivuga. Discours navuze irahari, iragaragara. Njye ahubwo icyo navuze nuko navuze ngo ari abisha Abahutu, ari abisha Abatutsi. Abantu bose bagomba kumenya ko abakoze ibyo byaha bagomba kubanurwa kugira ngo tugere ku bwiyunge nyakuri. Nuko nukuri ko ibyabaye byose mu gihugu cyacu tukuvuga. Uyu munsi icyo mvuga ni iki? Ndavuga ngo amateka ni ibintu byabayeho, ntabwo ari ibintu abantu bahimba. Ibintu byatubayeho nk'Abanyarwanda, tugomba kubyakira tukiga n'uburyo tubibamo bikatubera isomo ryo kugira ngo twubake ubumwe n'ubwiyunge bushingiye ku kuri koko. Ubwo rero koko biri mu byo ni ikibazo gikomeye twaburanye cyane ndi mu rubanza, kuko nusoma raporo nanabwiye ko ibyo navuze ntabwo nabivuze kuko ari byo nahimbye, usibye ko ntibyinshi kwari ukuri kw'ibyo byabaye mu gihugu cyacu. Ariko hari raporo ya ONU, amaraporo anyuranye ya ONU yasohotse mu gihe cya 1994 avuga ko impande zombi zarwaniraga ubutegetsi. Hari abakoze le génocide contre les Tutsi, hari n'abakoze le crime contre l'humanité. Kuri izo mpande zombi zarwaniraga ubutegetsi. Ibyo rero twaje kubiburanaho, ubushinjacyaha bukajya buvuga ngo ibyaha mbishyira ku rwego rumwe, nkavuga ntabwo mbishyira ku rwego rumwe. Donc ibyaha byombi niba twemera ko byabaye muri iki gihugu cyacu tukaba tubyemeranywaho, ariko none icyo tutumeranywaho no kuvuga ngo mbishyira ku rwego rwombi. Njye ntabwo numva kumbwira ngo ibyaha mbishyira ku rwego rumwe. Ntabwo ibyo bintu ubushinjacyaha bwashoboye kubyibona. Ni nacyo cyanatumye tugeze mu rukiko nyafurika ruhana uburenganzira bwa muntu, nyine bavuze bati ntabwo ibyo bintu ni discours isobanutse, ntabwo ari ikintu cyagomba gutuma bamfunga. Noneho umaze gukatirwa imyaka 15, nyuma imbabazi wahawe wanditse usaba cyangwa ni igihe cyari kigeze? Kuko ntabwo ari igihe cyari kigeze, kuko bice ko nari narakatiwe imyaka 15 nubwo nari urukiko nyafurika rwo rwarangize umwere. Ariko ntabwo icyo gihe dutangira kuburana mu rukiko nyafurika, kuko iburana muri ziriya nkiko ububurana n'ubuyobozi bw'igihugu, donc bwari buhagana Minisiteri y'Ubutabera. Yego. Iminsi ya mbere baraje ndetse baranasubiza ku birego nari natanze, berekana ingingo zabo z'amategeko bashingira bavuga bati ibyo birego byawe ntabwo bifite ishingiro, basaba urukiko kutabyakira. Ndetse na Minubumwe icyo gihe yaragikuriye CNRG igihari, nawe atanga avuga ati rwose ndashaka kuba icyo bita amicus curiae, inshuti y'urukiko, atanga nawe imyanzuro ye. Ariko ngiye ngaragaza ko ibintu bavuga tugendeye ku mategeko bitagombye kwitwa ibyaha. Hanyuma nyine urukiko ruza kwifata gutyo. Ariko tugeze hagati ari Bizimana wari wanditse asaba kuba amicus curiae nk'umuyobozi wa CNRG, ndetse ari n'uwahagara intumwa ya Minisiteri y'Ubutabera yari hagarariye guverinoma muri urwo rubanza. Bose bahise bavamo, ndetse na guverinoma itivuga ati nta nubwo tukiyemera urwo rukiko. Donc kuba amasezerano bari basinye yo kwemera urwo rukiko bahita bayavamo. Ariko kubera ko babikoze urubanza twari twarutangiye turugeze hagati, niyo mpamvu urukiko rwafashe umwanzuro ruvuga ruti kubera ko urubanza rwari rwatangiye ntabwo mushobora kuvamo, turagenda urubanza rurangire, wenda imanza zizaza nyuma mwamaze gusezera ntabwo zo zizakirwa, ariko urubanza rwari rugeze hagati rwo ruzakomeza. Noneho umaze gutsinda, ibihano byatanzwe ni ibihe umaze gutsinda? Nuko basabye ubuyobozi bw'igihugu cyacu kunyishyura indishyi z'akababaro nge n'umuryango wanjye. Babasaba ko batwishyura miliyoni 65. Yego.
hanyuma bavuga ko zigomba kwishyurwa mu gihe kitarenze amezi 6 zaba zitishyuwe bagatangira kujya babara inyungu. Ubu rero ndimo ndabara inyungu nyine amafaranga ya pansiyo y'uranda yafite leta ntabwo ijya yambura. Ufite icyizere cyo kuzishyurwa ayo mafaranga? Niba hari umuntu utajya wambura leta nibikubereyemo umwenda ntukihebe, leta ntijya yambura, itinda kwishyura ariko irashyira ikishyura. Kiba ari ikibazo cy'igihe ubuzahabwa amafaranga hariho n'inyungu z'ubukererwa. Kiba ari ikibazo cy'igihe kuko leta ntabwo yambura. Cyose ari icyemezo cy'urukiko cyabaye itegeko akaba ntawe kijurire ngo kiveho, ni itegeko rihari riraho umunsi umwe rizashyirwa mu bikorwa. Ariko urumva nawe ubwawe uvuze ko bikuye mu rukiko, urumva niba leta yarikuye mu rukiko ushobora kuvuga iti imyanzuro. Ariko amategeko agomba kubahirizwa. Donc amategeko agenga urwo rukiko icyo gihe yagengaga na leta igihe yari kirimo, nuko iyo ikirego wagitanze ukacyemera ukanagisubiza ukakiburanaho ukagera gato ukavuga ngo nkivanyemo, ntabwo bwa mbese abantu bivana mu rubanza wanagera ukanavuga turwo rukiko sinemera ubasha bwarwo. Ariko igihe ikirego cyatangwaga n'igihe wasubizaga nuko wemeraga ububasha bw'urwo rukiko. Ngira ngo none duhite tugenda, umaze gufungurwa hari ibyo wategetswe kujya ukora, harimo kwitaba urukiko. Ndatekereza ari buri kwezi. Ntabwo ari kwitaba urukiko, ni ukujya mu biro by'umushinjacyaha waho ntuye ngasinya. Hari kayihari umuntu aragenda agasinya rwose. Ubu ngubu nsinyira hariya hafi ya 19 bayitangukira. Sinibuka ukuntu hitwa kuri urwo rukiko rwaho ngaho, donc niho njya gusinyira. Mbere nasinyiraga Kicukiro, barimuka bajya aho ngaho muri ibyo bice byerya kuri 19, donc niho njya gusinya rimwe mu kwezi. Ubwo none bitumye ni nkubaza ngo ese gusinya bizarangira ryari? Urebye igihano mfite gisigaje umwaka wose, ubwo ndacyafite umwaka wo kujya gusinya. Nuba ngo ya myaka 15 niyo ugomba gusinya mpaka n'ubundi irangiye. N'ubundi donc hari icyo gihano cyo kujya gusinya, hari n'icyo kuko ntashobora gusohoka igihugu ntahaho uburenganzira na Minisitiri w'Ubutabera. Ibyo narabigerageje kuko nabikubwiye umuryango wanjye bahanze. Igihe nari muri gereza umugabo wanjye yagize ikibazo cy'uburwayi mara igihe kirekire, ndetse rwose n'ubu ngubu ubwo burwayi bwe ntibugeze muri kamera cyameze nabi. Yabwo rero nka nyuma y'umwaka amaze gusohoka nasabye kuba najya kumusura, biranga. Nsaba inshuro nyinshi biranga, ndetse umwaka ushize kubera ko mu iteka rya Perezida wa Repubulika rinsohora mu gace kayo ka 5 haro bavuga bati iyo umuntu amaze igihe yarafunguwe ndetse ashobora no gusaba Perezida wa Repubulika izo ngingo za ubwo ayo mabwiriza ashyiriho agomba. Najyanye baro muri presidence banyakira neza rwose, ndanabishima. Ibaruwa yanjye barayakira, ariko naherutse ntanga ibaruwa banyakira neza kugeza uyu munsi nta gisubizo nigeze mbona cyo kuba najya gusura umuryango wanjye. Nuba ngo wandikiye Perezida wa Repubulika? Nandikiye Perezida wa Repubulika musaba ko yankuriraho ayo mabwiriza ibyo byo kujya gusinya no kuba ntashobora gusohoka mu gihugu, kugira nyine ntanga n'impamvu zerekana uburwayi bw'umugabo wanjye kugira ngo mbe najya kumusura. Hari donc tugiye kujya, hari abantu bavuga ngo abantu b'abanyapolitike cyane muvuga ko mutavuga rumwe na leta, tugarurira amafaranga twashoyemo ndetse ngo natubyarira inyungu zazine dufasha kurangiza ibibazo by'ubukene by'ubushomeri mu rubyiruko rwacu. Kuko iyo ushoye amafaranga hano uba ukeneye ko akubyarira inyungu zazindi ugashora mu bindi bibazo bikagufasha gukemura mu bindi bibazo ufite. Cyane leta niko ibigomba gukora. Nk'iyo politike rero niba ntayemere nkavuga nti aho gushora muri siporo dutanga ari amafaranga, tukavuga ngo ureba nk'ubu ngubu dufite basketball ari maze iminsi iri hano, sibyo? Abo bantu baraje kuko n'abanyamahanga baraza bacumbika mu mahoteli, kuko banyira amahoteli barunguka, abakora muri abo mahoteli babona akazi. Ariko mu gihe cyo kwinjira nk'urubyiruko kuko rudafite ari abashomeri, ugasanga umuvugizi wa leta aravuze ati muraza kwinjirira ubuntu. None nuvuga kwinjira ubundi byagombye nabyo kwinjiza amafaranga kugira ngo tugire amafaranga nyine dushobora gushora mu kubaka imihanda, dushobora gushora mu guhura urubyiruko. Urabona urubyiruko rwacu umunsi dufite ikibazo cy'urubyiruko, rufite ikibazo cy'akazi kubera ko kenshi barangiza akazi. Leta ndabyemeranywe, leta ntabwo ishobora gukoresha urubyiruko rwose rurangiza kwiga, ntabwo bishoboka. Leta muri iki gihugu cyacu gikennye, ntabwo ari mu Rwanda gusa n'ibihugu byose bikennye, usanga leta ari wo mukoresha wa mbere. Muri iki gihugu cyacu rero leta ni wo mukoresha wa mbere. None njye nkavuga nta mafaranga dushora muri uwo mupira aho cyangwa no muri siporo muri rusange. Urubyiruko tukaba dufite urubyiruko rw'abashomeri, kandi urubyiruko rwacu kenshi rukora ruvuga riti nubwo mwadushyirira banke ya BDF idusaba iteka ingwate akaba ntayo dufite ko twarangije kwiga ababyeyi bacu n'uturima bari bafite baragiye bapasura bagurisha. Ayo mafaranga yo kwashora muri siporo nibajya shore mu rubyiruko. Njye ndavuga nti urubyiruko rwose rufite umurenge rubarizwamo, abayobozi
umuyobozi harushinzwe ubukungu n'imibereho myiza y'abaturage mu murenge namenye urubyiruko ruraho rurangana gute rwize ibiki rufite ubuhe bushobozi twabafasha gukora iki bakabahuriza hamwe bagakora amakoperative y'amafaranga yo kuyashora muri za siporo zidahita zitubyarira inyungu ahubwo bakayashora muri rwa rubyiruko akaba ari y'ingwate batanga muri BDF bakabona amafaranga bakabafasha gukurikirana iyo mishinga bashyizeho kugira ngo amafaranga atazahomba nyine kugira ngo amafaranga agenda agaruka mu isanduku ya leta yongera gufasha urundi rubyiruko muri ubwo buryo turema ubukungu duhereye hasi cyane cyane mu rubyiruko rwacu. Niba numvise neza ubwo ukaba ushaka kuba watanga igitekerezo kivuga ngo ibintu bya siporo babikureho. Ubwo rero icyo nshaka kuvuga hano ni cyane reka mbanze subiza ikibazo cya mbere warumbajije ni ikibazo cyo kuvuga ngo abatavuga rumwe nta bikorwa bafite nta bikorwa mufite nta bikorwa ibyo ngibyo nabishyira mu bikorwa ndi mu buyobozi nge ntari mu buyobozi ntabwo nabishyira mu bikorwa ariko ntibimbuza gutanga ibyo bitekerezo byanjye kugira ngo abantu babyumve bumve ko hari ubundi buryo dushobora kubaka ubukungu bw'igihugu cyacu hari ubundi buryo dushobora gukora donc icyo ngicyo ndagisubiza ntabwo ntiwambaza gukora ibikorwa hari ibindi bikorwa umuntu akora bisanzwe bya activité sociale byaki ariko ibikorwa byabyo impinduka dushaka ntabwo wabwira umuntu ngo yishyire mu bikorwa adafite ubuyobozi kuko n'impinduka isaba kuyikora ariko mu buyobozi. Ikibazo cyo kuvuga ngo siporo ziveho ntabwo ari kuvuga ngo siporo ziveho ariko ngenda ndavuga nk'ari amafaranga tuvuga ngo tuyashoye muri aya makipe avugwa cyane yo hanze azi za PSG muri Visit Rwanda ayo mafaranga nituyashore mu rubyiruko rwacu hano imbere mu gihugu rubanze rubona akazi noneho runubaka ubukungu bwa bundi buzatuma niba abantu tuvuze ngo basketball baje gukinira inahangaha rwa rubyiruko rukaba rufite amafaranga yo kwirihira rukinjira rwishyuye noneho rwakwinjira rwishyuye rugashobora kuba nyine leta ikagira ikintu yinjiza ariko leta ntaba ariyo ikomeza gusohora amafaranga ariko nko kuri Visit Rwanda ngira ngo abayobozi ba RDB bavuze yuko amafaranga bashoye muri Arsenal muri PSG n'ira kipe yindi yo mu Budage bavuze yuko amafaranga ugeranyije ayinjiye nayo bashoye bavuga yuko bamaze kubona inyungu yo ku rwego rwo hejuru bivuze ko aho nta gihombo kirimo. Iyo nyungu yo ku rwego rwo hejuru wabibwirwa n'iki se ko imibare utayibona ntabwo tuzi amafaranga bashoye muri ayo makipe nta nubwo tuzi nayo binjiza donc nta magambo gusa batubwira donc iyo umuntu ashaka ko ibintu bya accountability gukorera mu mucyo uravuga uti ngewe hariya muri PSG nasoya ayo mayo muri Munich nasoya mayo muri PSG nasoya mayo muri Arsenal nashoye maya none ukayazana ukavuga uti dore ngaye amafaranga nashoyemo mu gihe kingana gutya muri iyi myaka dore noneho nayo ninjiza bikaba ari ibintu umuntu ashaka kuyicara kabara akavuga ati bya bintu koko bifite inyungu noneho ngewe reka nivuge mu bintu bisanzwe kuko imibare ntayo baduha nge icyo nakifuje nuko ayo mafaranga bavuga ngo byarinjije kuturushaho nagombye kuyabona nkabona urubyiruko rufite akazi kuko niba amafaranga yinjira yagombye gutuma hari imirimo ishingwa urubyiruko rwacu rukabona akazi niba ubushomeri mu rubyiruko rugenda rwiyongera nukuvuga ko ayo mafaranga se akora iki niba tugifite ikibazo cy'imihanda hirya no hino mu biturage hirya iyo ugasanga imirenge idashobora guhahirana kubera ko ibiraro byacitse byashaje ntawe ubisana mu bintu bya fanatisme gusa ahubwo tujye mu bintu byo gutekereza tukavuga ati n'abantu mu rugo babana mu rugo ntanga urugero rworoshye n'abantu babana mu rugo umugabo n'umugore hari igihe umwe ashobora kuvuga ati uyu munsi turarya igitoki nk'umugabo yatagasanga umugore atetse igitoki akavuga ati njye nashaka turya amafiriti urumva banyuranyije kuri ibyo byo kurya gusa ari abantu babana mu rugo nta na rimwe rero abantu bashobora kubona miliyoni 13 ntabwo dushobora gutekereza kimwe ntabwo bishoboka donc dutekereza mu buryo bunyuranye hakaba rero abavamo nkatwe tuvuga turashaka gukora politike ariko turabona mu burezi nibyo dukuriye uburezi koko buri mwana wese akajya mu ishuri ariko dukuriye uburezi bufite ireme ariko mvuze ireme nibuka nk'uyu munsi muri iyi minsi abarimu bamaze iminsi bambwira urabona amanota yarasohotse yego umwarimu arambwira ati uzi kubona ariko wigisha umwana bakakohereza umwana watsinzwe babona ko yatsinzwe bakakohereza ngo bakamwohereza icyo ni ikibazo cyavuzwe hose abantu bose bari kwibaza uburyo umwana yatsinzwe ariko ibyo yatsinzwe akaba ibyo bamwohereza kujya kwiga none umwarimu akamubwira ati uzi kugira ngo bakuzanire uwo mwana atuwirirwa uhonda uko ushoboye kose ngo uwo mwana ibintu byinjire ntibyinjire kubera ko bamuhaye kwiga ibintu adashobora kumva ati uwo mwana bakumuzanira ati ntabwo ushobora kumva ukuntu bimbabaza ati ntaha mfite agahinda iyo mbonye hari umwana nagerageje kugira ngo yumve ibyo ndi kumwigisha ntashobore kubifata kubera ko wenda imitwe y'abantu ntabwo ingana wenda bamwohereje kujya kwiga ibyo bya siyanse kandi wenda yishoboreye ibindi bintu byoroshye imibare cyangwa iki uvuze kuri iyo ngingo mpita niba hari abahita bavuga bati erega buriya niba umuntu yatsinzwe amasomo niyo bagakwiye kumuha akajya kwiga bati impamvu bamuhe ibintu yatsinzwe
bagira ngo ajye kwiga bya bintu yatsinzwe kuko ibindi baba babonye abizi. Oya ntabwo ibyo ngibyo ari byo, ahubwo icyiza ngira ngo babisubiza bari gutebya. Sesa baba barimo gutebya byo, ahubwo ntekereza ko igisubizo minisitiri yatanze ntekereza umunyamabanga uhoraho muri minisiteri y'uburezi yatanze Irere Claudette nizere ko bazavuga no kuvuga ngo ni machine muri uru Rwanda, ikoranabuhanga turimaranye igihe, abantu bavuga ngo ni computer zabyishe, donc bajye bakoresha kuko nabonye deba barimo bakora kuri iyo mihanda, mbona bize dufite abana bize bya ICT babifitemo ubumenyi n'ubuhanga, bavugaga batari ko ibyo mwahaye uwo mwayiti wanyu nibyo yashyizemo, donc mwagombaga kumuha ibikwiriye akaba ari byo ashyiramo kugira ngo nyine bitange n'igisubizo gihuje n'ibyo mwase, kuko igisobanuro atanze no kuvuga ngo imashini yacu ngo twarebwe ngo igerageze gushaka umwana ajye kwiga ahegeranye n'iwabo, ariko bigerwa no kubwira imashini batari ko uwo mwana uzarebe naba yatsinzwe uzamushyire mu kigo kijyanye n'ibyo ashobora kwiga. Donc turacyafite ikibazo ni nk'ibyo ngibyo navugaga nyine abantu bavuga ngo batavuga rumwe leta n'ibyi, donc nk'ibyo nibazo biba bigaragara, biba bimaze igihe mu burezi, abantu bakagombye gukosora, abantu bakagombye kumva bakavuga ati ibi bintu bikwiye gukosorwa koko. Yego turi ku buzima bw'igihugu, turi kuri politike nk'umunyapolitike no turi kuganira nawe, ubwo noneho bitumye mvuga ngo ku itariki 15 z'ukwa karindwi habaye amatora ararangira, dutora umukuru w'igihugu aza kugaragara kari uwatsinze amatora ari Perezida wa Repubulika Paul Kagame n'amajwi 99.18 ararahira, ndetse nyuma haza no gutangazwa abagize guverinoma n'abadepite. Ubu bitumye nibaza ngo niki mubona muri imyaka 5 iri imbere, niki mubona cyagakwiye gushyirwa imbere? Urakoze no kuwa gatanu hashize icyumweru banatumurikiye ibyo bagiye kuzashyira mu bikorwa, kuko cyari kimwe mu byo nibazaga umukandida w'FPR yamamazaga, ariko ntabatubwire bati icyo twiyemeje kuzakora abanyarwanda ni ibi, bakora bavuga ngo ni bya bindi tuzakomeza, n'ibyo byose nabwira bya bindi, ubwo no kuvuga ibihe buryo iyo umuntu ashaka ko umuntu nyine azamubaza ku nshingano ze, uranavuga uti ibyo nzabakorera ni ibi, no kubona uzahera umubaza. Ariko kwa gatanu barabitweretse, batweretse ibintu bikubiye mu kwihutisha ubukungu bw'igihugu, mu kwihutisha guhindura imibereho myiza y'abaturage no guteza imbere imiyoborere myiza. Izo ngingo uko ari 3 turacyari inyuma hose, turacyafite urugendo rurerure, ahantu namwe twigeze dutera imbere. Oya dutera intambwe, dutera agatambwe, yego, ariko turacyari inyuma, turacyari kure. Ngewe hari igihe mba numva hari umuvuduko wundi twagenderaho kandi bigakunda. Kugira ngo umuvuduko tuwugendereho bikunde, biradusaba ikintu cya mbere bidusaba nuko nk'abanyarwanda twiyumva nka ini nation, donc tukirinda kuvuga ngo bariya na bariya ni ibigarasha, bariya ni iki, bariya n'abavantara, bariya ni Abanyarwanda tugomba gutekereza nka ini nation, donc abanyagihugu bamwe. Noneho icyo gihe tumaze gutekereza muri ubwo buryo, dutekerereza hamwe uko twazamura ubukungu, uko turi bufashanye twese mukize, kuko abantu batizerana. Yoze mwazamura ubukungu bw'igihugu cyanyu gute abantu batizerana? Nakorana business nawe gute ntakwizeye? Ntabwo byakunda. Icyo ni icyambere, ni urugero nari ntanze. Icyambere nuko abantu tugomba kumva ko tugomba gutekereza nk'ini nation, tugomba ko dukize hamwe. Mu gutekereza nk'ini nation no kuvuga ko n'abanyarwanda bari hanze b'impunzi bagomba gutekerezwaho bakarangiza bagafatwa nk'abanyagihugu, ko nabafite uruhare rukomeye mu guteza imbere ubukungu bw'igihugu. Donc urumva icyo ni icyambere. Icya kabiri, imiyoborere myiza nuko tugira abayobozi, byo namaze kuvuga mu kanya, bubahiriza itegeko nshinga, bakumva ko umuntu uberetse akabwira atari ko hariya si byiza, ngiye politiki yanyu sinyemera, nge ndabona twakora ibi, nkumufate nk'umwanzi, nk'umuntu gicu ugomba kurimbura, ahubwo kumvuga uti uriya muntu bira bitekerezo bye, ariko twabigenza gute, ahubwo ukamuhamagara nyine mu kaganiro akaba yakugeza ibyo bitekerezo, ukavuga uti ibitekerezo byacu byadufasha gute, twabigeraho gute. Abantu bakuzuzanya, tukumva ko tugomba kuzuzanya, nta nyine ngaruka gutekereza nka ini nation. Abayobozi bacu donc kumva ko nk'ibyo cy'imiyoborere myiza ntabwo dushobora kukigeraho igihe umunyarwanda atanga ibitekerezo agafatwa nk'umwanzi, igihe umuturage avuga ati nyamuneka baturanduriye imyaka agafatwa nk'umwanzi, igihe umuntu avuga ati mwidusenyera amazu mutaduhaye ingurane agafatwa nk'umwanzi, bakirirwa bamugendaho. Icyo ntabwo ari imiyoborere myiza. Imiyoborere myiza irangwa nuko uyobora yumva uwo ayobora, akamutega amatwi, akamenya kumutega amatwi, akamenya gutega amatwi uhinyura politiki, akamenya kumutega amatwi, akamenya ndetse no kuvuga ati ngwino tuganira ahubwo iyo politiki yawe twabigera gute, twakuzuzanya gute. Donc urumva ibyo bintu bitatu rero, guteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Ntabwo ateza imbere imibereho myiza y'abaturage urimo basenyera amazu ukavuga ngo ahantu muri ngo naha leta. Abaturage batuye ahantu bahamaze imyaka, bwo ndimo ndavuga cyara kibazo kirimo kuba hariya mu burasirazuba, ari abari gucukura amabuye
y'agaciro hano ha kera sinibuka izina ryaho ndaryibagiwe ugasanga abantu babasenyera ngo amazu ngo ubutaka bwari ubwa leta mwarabwihaye dufite abayobozi bo mu nzego z'ibanze abaturage bajya gutura aho hantu bakaba imyaka n'imyaka babayobozi bo mu nzego z'ibanze bari hehe niba rero barahabaye bakamara igihe hari ibikorwa yahakoreye muha amafaranga y'ibyo bikorwa yahakoreye hanyuma agenda ajya gushaka kundi kuntu neza umuturage azatera imbere te aho yarageze usenyuka ntabwo wasenyura umuntu inzu ngo umbwire ngo uramufasha kujya imbere urimo kumusubiza inyuma utakuye mu mibereho myiza iyo kubaka imihanda bira bibazo by'imiceri biri hirya no hino nk'abaturage bo mu kiriya kibaya cya Bugarama bya Rugarama byo birazwi ko ntabwo byakemutse biri mu kirere nta cyakemutse kuko imiceri yaragiye abaturage ntibishyuwe imiceri yagiye niyo kwirembo iyiri mu nzira cyahari nta kibazo na kimwe cyakemutse ku muceri wa Rugarama ahubwo icyo numvishije ni icyandi baturage hano hariya muri Kabgayi muri Sasamigozi bahinze imiceri bakavuga ngo bari babaye bahinzemo ibishyimbo babwiye ngo murandure ngo muhingemo ibigori ntabwo umuyobozi yambwira ngo arimo arafasha umuturage kwiteza imbere arimo kumuranduza ibyo yahinze areba ntiwamubwiye karoti nyamana uzahingamo ibigori ahinzemo ibishyimbo bimaze kubura uyange ngo randura ubwo se urumva iyo ngiyo ari ibintu bishobora kudufasha guteza imbere u Rwanda